Yesu nashimwe cyane. Mu kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu turaza kuganira ku ijambo rimwe gusa bita data cyangwa se papa, cyangwa se mu ndimi z'amahanga father, aba, ya amagambo nk'ayo ngayo. Niryo jambo turi buvuge uno munsi. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza w'umugisha, mbifurize igitondo cyiza, mbifurize kugubwa neza, mbifurize kubana na Yesu, mbifurize kubana n'umwami wacu Yesu Kristo, mbifurize kugendana nawe mu kazi, mu rugo, aho waba uri hose, umubwire ngo tube hamwe. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo umpakanya Yesu nze nkwegere. Uyu munsi aguha akanya uze umwegere, umubwire ibikugora, umubwire ibikurushya, umubwire ibiguca intege. Buri gitondo ujye ubyuka umubwire ibyagushimishije, umubwire ibitagenze neza, umubwire ibitakunyuze. Ni Yesu rero kubana nawe buri munsi biduhesha umugisha wo mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Twirirwa nta stress, twirirwa tudafite akajagari ko mu bitekerezo, twirirwa tudafite akavuyo ko mu bitekerezo, kuko Yesu ni umwami w'amahoro. Aho ageze akajagari k'ibitekerezo karashira, aho ageze stress zirashira, aho ageze intambara zo mu mutwe zirarangira, zo mu mitekerereze. Rero buri gitondo hamwe na Yesu, nkwifurije kubana na Yesu muri iki gitondo. Imana nishimwe cyane, nkwifurije kugubwa neza no kumva unyotewe na Yesu. Dawidi niwe wavuze ngo nkuko imparakazi yahagira ishaka amazi, niko nanjye nahagizwa no gushaka umwami wanjye, niko nahagizwa no gushaka umucunguzi. Iyo bwije nijoro n'iyo bukeye mu gitondo, ngo niriza umunsi ngushaka yewe mucunguzi wanjye. Rero uyu munsi aguha inyota nyinshi cyane, wumva unyotewe no gushaka Kristo, wumva unyotewe no kubana nawe, wumva unyotewe no kugendana nawe, wumva unyotewe no kujyana nawe mu kazi, wumva unyotewe no kugendana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi, wumva unyotewe no kwirirwana nawe mu rugo, n'ubu utetse unyoterwe no kubana nawe, n'ubu uri gukaranga uvuge ngo ni ukuri Yesu vayo dutekane bino biryo. Nimba uri imbere y'amashini umubwira ati Yesu ndumva nyotewe nawe. Uyu munsi wumva unyotewe n'umwami Yesu. Imana nishimwe cyane, nkwifurije kugira igitondo cyiza, nkwifurije kubana n'umwami Yesu. Nababwiye rero ngo uyu munsi turiga ijambo rimwe kugira ngo turusheho kugubwa neza. Yesu yigeze asabwa n'abigishwa be, arababwira ati twigishe gusenga. Bari bamusabye ikintu gikomeye cyane. Yesu arababwira ngo nimusenga mujye mugira mutya: Data wa twese uri mu ijuru. Iryo ni ryo jambo turi bwigeho uno munsi, ni naho yahereye abigisha gusenga. Wenda n'andi magambo yakurikijeho tuzayavuga, ariko uyu munsi wa none yarababwiye ngo musenge muvuga ngo Data wa twese wo mu ijuru, Aba Data. Ibintu nk'ibyo ngibyo bitewe n'ururimi wabivugamo, wavuga papa, wavuga Data wa twese wo mu ijuru, wavuga papa wo mu ijuru, wavuga pata mu ndimi z'amahanga, wavuga aba mu ndimi z'amahanga, wavuga father mu ndimi z'amahanga, wavuga daddy mu ndimi z'amahanga, icyo washaka cyose, ariko wongereho ngo wo mu ijuru. Imana nishimwe. Si papa wo mu isi, si data wo mu isi, si aba wo mu isi, si oya, ni papa cyangwa se data cyangwa se father wo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Yesu aravuga ati nimusenga rero mujye mutangira mutya: Data wa twese wo mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana tureba mu Bagalatiya igice cya 4:6. Haravuga ngo kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Aba Data. Nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro. Nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Imana yacu nishirwe hejuru. Aba cyangwa se data cyangwa se father bivuga iki? Turagerageza kubisobanura mu rurimi rwacu. Ni isoko y'ibintu cyangwa se inkomoko y'ibintu. Ni umuntu ushobora kuba atuma ibintu bikomera cyangwa se bikagira uburambe. Ni umuterankunga, ni founder, niwe watangije ibintu agatuma bibaho, ni protector, ni ubirinda, ukabirindira umutekano, ni creator, ni umuremyi. Nicyo ririya jambo risobanura mu nkomoko y'ijambo
aho ijambo ryaturutse. Ni source, ni sustainer kubumva indimi z'amahanga, ni supporter kubumva indimi z'amahanga. Icyo nicyo bita data cyangwa aba. Imana ishimwe, data wa twese uri mu ijuru. Turaza kwivugira muri ayo magambo yose navuze: isoko y'ibintu byose, ugabura, utuma turya, sustainer, founder, protector, gutyo nyine. Turaza kuza gutinda kuri isoko y'ibintu byose, niryo turi butindeho cyane, nubwo n'ayandi tuzagerageza kuyabasobanurira, ariko reka tubabwire ko ari isoko y'ibintu byose. Data wa twese uri mu ijuru. Aho ngaho hari data ushobora gusimbuzaho ngo isoko y'ibintu byose, isoko y'ibintu byose, nk'uko umwimerere w'ijambo uvuga mu ndimi z'amahanga, haba mu Giheburayo mu isezerano rya kera, haba no mu Kigiriki mu isezerano rishya. Icyo gisobanuro ni uko kimeze. Isoko y'ibintu byose, isoko y'ibintu byacu ntabwo iri mu isi. Imana ishimwe. Isoko y'ibintu byacu ntabwo iri mu isi. Udutunze ntabwo ari mu isi. Uduha kurama akatwitaho ntabwo ari mu isi. Uturindira umutekano ntabwo ari mu isi. Uwatumye byose bibaho, founder, ntabwo ari mu isi. Umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari mu isi, creator. Rero niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be, aravuga ngo musenge gutya ngo data wa twese uri mu ijuru. Reka mbabwize ukuri, niwe soko. Iyo hano twabonye ngo kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Abba Data. Nicyo cyatumye Imana iduha umwuka wayo wera, utuma dusobanukirwa ko data wa twese ari we protector, data wa twese ari we umurinzi wacu, data wa twese ari we soko y'ibintu byose, data wa twese uri mu ijuru ari we bisubizo by'ibibazo byose dufite, ari we muremyi, ari we utuma ibintu byose bibaho. Uwo mwuka irawuduha kugira ngo tubimenye neza, twisobanukirwe. Nicyo gituma tutakiri imbata, ahubwo turi abana. Kandi rero ubwo turi abana, turi n'abaragwa. Imana ishimwe cyane. Turi abaragwa, Imana ihabwa icyubahiro. Abantu ntabwo ari isoko y'ubuzima bwawe. Akazi ufite ntabwo ari source of y'ubuzima bwawe, ntabwo ari bo protect. Oya, ntuzabihuze. Reka nkubwire icyo abantu bari cyo, icyo akazi ukora kiri cyo, icyo umuryango wawe ari cyo. Ni like channel, ni nka channel y'aho Imana inyuza. Reka dutange urugero hano. Nimba ucuruza product runaka, ikintu runaka, ufite stock ubikamo ibyo ucuruza. Iyo stoke ntabwo ariyo tuza kwita uruganda turaza kurwita hahandi ibyo ucuruza bikorerwa. Rero iyo ibintu bishize muri stoke, ntago ugira ubwoba, ahubwo utanga komande ku ruganda, ukavuga ati muzi n'ibindi product ncuruza yashize, none stoke yanjye irimo ubusa, mwohereze ibindi. Kuko ku ruganda barabifite, bafite ibicuruzwa wari usanzwe ucuruza. Ikibazo wagize nuko byashize muri stoke, ariko ku ruganda birahari. Yesu nashimwe cyane. Rero mbabwire ngo ubuzima bwacu ntago bushingiye kuri stoke. Ubuzima bwacu ntago bushingiye kuri channel ibintu binyuraho ngo bitugereho. Oya, niyo mpamvu ubuzima bwawe budashingiye ku kazi ukora, ntibushingiye ku muryango wawe, ntibushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose utagomba kwishingikirizaho. Aha ndagira ngo nguhe amakuru meza, ni uko stoke yawe iyo ishizemo uhamagara ku ruganda, bakabwira ati ibi n'ibi twabonye ko data wa twese cyangwa father cyangwa ari inkomoko y'ibintu byose cyangwa isoko y'ibintu byose, ntiri mu isi rero iri mu ijuru. Iyo mu kazi byanze, mu kazi twabonye ko ni nka stoke Imana inyuzamo ibyo kukugirira neza, ni nka channel Imana inyuzamo ibyo kukugirira neza. Iyo byanze ntago byanze no mu ruganda. Oya, Imana nishimwe. Iyo akazi hano kahagaze, mu ruganda akazi karahari, kuko product wari ufite iri muri stock ari yo kazi, ntago
irangiye mu ruganda, irangiye ku isoko yabyo. Isoko yabyo twabonye yuko ari data, ni source of, ari data. Iyo soko iracyafite akazi. Imana ishimwe. Icyabaye kashize muri stock. Rero hamagara ku ruganda. Haleluya, haleluya. Hamagara ku ruganda ababwira ati akazi kashize muri stock, akazi kashizemo. None provider ari we Mana utanga byose, isoko y'ibintu byose, inkomoko y'ibintu byose, umuremyi w'ibintu byose. Stock yashizemo akazi, stock yashizemo amahoro, stock yashizemo amafaranga, stock yashizemo gukundwa, stock yashizemo umugisha, haleluya, stock yashizemo ikintu cyose. So rero hamagara ku ruganda mu ijuru. Ntago stock yacu bayuzuza yujujwe n'ibivuye mu isi. Oya, ibintu byose dufite bikomoka mu gihugu cyo mu ijuru, kuko ni data wa twese uri mu ijuru. Hamagara ku ruganda buzuze ibyo ukeneye, ubabwire stock icyashizemo. Ese ni ugukundwa, ese ni amahoro, ese ni ukwitabwaho, ese ni akazi, ese ni amafaranga yashize, stock y'ibiryo yashize, imyenda yagushizeho, ibibazo byaguteye, intambara zirakuzengurutse, abanzi ni benshi. Hamagara muri stock mu ruganda ubabwira ati rero ingabo zirwanya abanzi zashize muri stock, none ubwoba bw'abanzi bundi nabi bakoherereze backup. Imana ishimwe. Twavuze ngo uyu munsi turaza kureba ku ijambo rimwe bita data. Ndakeka rero ko tumaze gusobanukirwa iryo jambo. Abantu ntabwo ari isoko y'ibyawe, ahubwo ni cano. Ufite ibyawe biri mu ijuru. Abantu ni store, akazi ni stock, famille ni stock. Iyo ibintu byashize muri stock ntibivuga ngo byanarangiye aho babikoreye. Hamagara ku ruganda, niko twavuze. Ku ruganda rero hari uwo bita provider. Imana yacu ni provider. Yesu nashimwe cyane. Rero igihe kimwe yarafite abantu bageze mu 5,000 Yesu yagombaga kugaburira. Baramubwira ati ni ifi 2 n'umugati. Hanyuma arangije ahamagara ku ruganda, dufite amafi makeya n'imigati mike, ntabwo twahaza abantu bangana gutya. Imana kari provider ihaza abantu bageze mu 5,000 bisaga, kuko batabarema abagore n'abana. Hano rero nsoza uyu munsi nkubwire ngo gira ibyiringiro kandi ugire kwizera. Data wa twese ari mu ijuru. Akazi kahagaze, school fees z'abana zabuze, stock yashizemo. Fata agatebe, Imana ikwigisha isomo ry'uko ariyo soko y'ibintu byose utunze. Ibindi byose ari stock ubitse biva ku ruganda. Imana ishimwe. Fata agatebe, icare neza, Imana ikwerekeye yuko ariyo stock y'ibintu byose utunze. Ibindi byose ubitse muri nako ari rwo ruganda, ari ubi providing. Ibindi byose utunze muri stock burya bifa mu ijuru. Kuri uru rwego rwo kwizera, Imana ntiyakurika ujya hasi. Numara kugera kuri iyo level yo kwizera gutyo, Imana ntizakurika ujya hasi. Dependinga mu ijuru apana kwisi. Kora byose ubikoreshejwe nuko wizeye Imana iri mu ijuru. Byose ubona ni store kandi ifite ahikura ku ruganda. Mu ijuru rero hari data wa twese, hari source y'ibintu byose, hari inkomoko y'ibintu byose, hari isoko y'ibintu byose. Reka nkwifuriza umunsi mwiza, nkubwire ngo ugire umunsi mwiza w'umugisha, ugubwe neza, wirirwane n'inkomoko y'ibintu byose, wirirwane n'isoko y'ibintu byose, wirirwe usubiza Satani ngo ibyo ndimo ni stock, nirangira mu ijuru hari uruganda baza providing. Yesu nabaha umugisha. Reka mbabwire ngo mugubwe neza. Imana ni yacu. Shalom.